Josh Ishimwe, umusore w'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, zo kuramya no guhimbaza Imana, niwe musore wa mbere ngewe nzi, niwe musore wa mbere mbonye inaha ukorewe groom shower, ukorewe man shower, niwe ukorewe bro shower, niwe wa mbere mbonye ngewe ukorewe bro bath. Urumva twari tumenyereye bridal shower, aho abakobwa nyine n'abadamu baza bagataramira umukobwa uri hafi gushyingirwa, bakamuha impanuro, bamuha n'impano, bamubwira ikibuga agiye gukiniramo uko kimeze. Guys, Josh Ishimwe ngewe niwe nzi, niwe mbonye bakoreye groom shower, kandi bajya bavuga ngo nta muntu n'ukuri kw'Imana ukorera Imana yo mu ijuru ngo ibure kumuhemba. Uyu musore w'Imana nawe Imana imukoreye ibitangaza muri ino myiteguro y'ubukwe. Uyu musore rero yakorewe groom shower n'abagabo b'inshuti ze, n'abasore b'inshuti ze, na member of family biwe, abamambure b'umuryango we, bamwe mu bagize umuryango we bamukoreye nawe iki kirori. Iki kirori rero mu bindi bihugu kiramenyerewe cya groom shower cyangwa se man shower cyangwa bro shower cyangwa bro bath. Hanze ho biramenyerewe cyane kubikora. Ni copy cyangwa ni mirroring ya bridal shower, biba bimeze nk'uko bridal shower ikorwa nyine ibirori bikorerwa umukobwa uri gusezera umukobwa uri gusezera ubukumi. Ubwo rero groom shower nayo ni umusore uri gusezera ubusore bwe. Urumva ni uguhamba ubusore mu by'ukuri, cyangwa se ni uguhamba ubuseribateri, simbizi niba ntakoresheje terimi itari yo, ku bundi ni groom shower ibiri simira nka bridal shower ikorerwa umukobwa. Ubwo rero twavuga tuti felicitation Big Grace TV, n'ubundi twari twahaye Josh Ishimwe felicitation tubona yasohoye save the date. N'uyu muhango n'iki kirori bamukoreye rwose tuti felicitation, imyiteguro myiza, uzubaka urugo ruhire, urugo rugendwa, urugo ruri mu Imana, rubangirijwe n'Imana, ruzaba ruri mu Imana, ruzagendana n'Imana, ruzabana n'Imana muri byose. Nk'uko uri umusore w'Imana, umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no gushima Imana, ariko bitagarukira mu kuba umuhanzi gusa, ahubwo ukaba uri n'umukristo. Josh Ishimwe rero, Big Grace TV tukwifurije kuzagira urugo ruhire rw'umugisha, mukabyara abakobwa n'abahungu, abana bazima. Buriya hari ibintu tujya dukunda kugira, hari undi muhanzi wa gospel wabiririmbye aravuga ngo mu buzima hari byinshi tubona tukabibona nk'ibisanzwe, tukabifata nk'ibisanzwe, nyamara ntitwibuke ko hejuru yabyo hari undi ubikora, hari undi wabikoze, ntitwibuke ko hari Uwiteka ubikora. Iyo ugiye ubyaye umwana ukamurera agakura akakwereka ibirori nk'ibi Josh Ishimwe agiye kwereka mama we, kandi niwe mwana agira wenyine, hari igihe tubifata nk'ibisanzwe, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari ibintu bisanzwe. Imana iba yarakoze byinshi, Imana iba yaratanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, Imana iba yaratanze ibitambo byinshi kugira ngo umuntu avuke, akure abe umusore, agere nk'ara muri kiriya kigero cyo gushinga urugo. Josh Ishimwe rero turagira ngo urugo rwawe ruzabe urugo ruri mu Imana. Mbese muri byose mbere na mbere Imana, nk'uko no mu busore bwawe mbere na mbere wabanzaga Imana. Mu by'ukuri impamvu tukwifurije kuzabyara abahungu n'abakobwa ni ukubyara ibitsina byombi kandi ukabyara abana bazima. Hari igihe tubifata nk'ibisanzwe kubyara, guys, kandi abantu bose ntabwo abantu babyara abana bazima. Hari igihe umubyara ugasanga afite ubumuga runaka, hari igihe umubyara ugasanga bameze gute, hari igihe utinda kubona urubyaro, hari igihe utinda kubona ibitsina byombi, hari igihe utinda kubyara, hari igihe uzabyare, ubyarire ku gihe, ubyare ibitsina byombi, ujye utanga umuti. Niko mu Kinyarwanda bavugaga ngo iyo wabyaye ibitsina byombi ntutanga umuti, ariko iyo utabyaye ibitsina byombi ntutanga umuti, ariko iyo wabyaye ibitsina byombi ngo waba utanga. Ni iby'Ikinyarwanda simbigenderaho, sinabizi, nta n'amakuru menshi wenda mbifiteho, ariko Josh Ishimwe uzabyara ibitsina byombi tukwifurije guhirwa, n'umunsi wanyu w'ubukwe nawe uzabe muhire. Hari igihe tubifata nk'ibisanzwe, umuntu ngo afite ikirori ngo azashyingirwa, tukabifata nk'ibisanzwe ngo bizagenda neza. Buri gihe siko bigenda neza, ariko tukwifurije we ko bizagenda neza, ibintu byawe bikajya bikomeza kuba mu Imana. Kandi guys, utangire utegure indirimbo udukubitireho, utangire udute mu izindi ndirimbo za gospel,
ikirori nikimara kurangira nubyara ujye udutamo indi ndirimbo, byose bigendere hamwe kuko bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Niko muri Kristo tuba tuvuga, ibyiza bijye bivaho bisimburwa n'ibindi, tuve mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Sibyo Josh Ishimwe? Tunaha felicitation umubyeyi wawe wakureze wenyine ukaba ukuze, ntabwo ushobora kwiyumvisha umunezero afite mu mutima we, umunezero unamugaragara ku maso mu kirori uherutse kumukorera umushimira, no mu ndirimbo wakozemo uvuga ngo mama nakunganya iki ngushime nte. Biriya bintu byadukoze ku mutima nka Big Grace TV, kuba warafashe n'umwanya wo guhimbira mama wawe indirimbo ukamukorera nawe kiriya kirori. Mama wawe ari mu babyeyi bitangiye abana babo, akakurera wenyine ntakubyarireho abandi, ntavangavange, ukaba ukuze ukaba ugiye kumwereka ibirori byaranatangiye. Groom shower nacyo ni ikirori gikomeye yabashije kubonesha amaso ye. Turashima Imana ku bwawe Josh Ishimwe, turashima Imana ku bwa byinshi iri kugutegurira mu bihe biri imbere, kandi rwose ukomeze kwaguka muri byose, ukomeze kwaguka muri byose. Uwiteka yagura imbago zawe z'ubuhanzi, imirimo umugore wawe akora Uwiteka yagure, imirimo y'amaboko ye akora kugira ngo abashe gusavayivinga Imana yagure. Uwiteka yagura imbago zawe Josh Ishimwe, kuko nawe Uwiteka umushyira imbere mu byawe. Kandi mu byo nzi ni uko iyo ushyize Uwiteka imbere nawe ntabwo abura guseruka mu byawe. Ntabwo rero twabura kukubwira ko twishimiye groom shower yawe yabaye. Nakubonaga umwenyura urimo ukata keke, babanje kubara ngo 5 4 3 2 1 urayikase ukatira keke. Rero kuri no celebration yawe ya groom shower yawe biba bivuze byinshi, biba bivuze yuko nyine uvuye mu cyiciro kimwe ugiye mu kindi, uri kuva mu cyiciro cy'ubwana, cy'ubusore, cy'ubuseribateri ujya mu cyiciro cy'abubatse urugo. Sitati yawe igiye guhinduka no ku buryo bw'umugaragaro. Nimumara kuva mu murenge imbere y'ubutegetsi bumaze kubyemera, n'imbere y'Imana mu kiliziya yamaze kubyemera, n'Imana imaze kubishyiraho umukono, ariko Imana ishimwe kubw'intambwe yo guteza ikomeze ikwagure. Rero namwe basore bandi musigaye namwe bajya babakorera groom shower. Hari umuntu twabiganiragaho akavuga ati bridal shower iberamo ibintu byinshi pe, baba bateguye umuntu utanga inama, baba bateguye impano, baba bateguye n'ibindi biganiro bindi ndetse no gusangira. Umuntu twaganiragaho yambwiraga ati groom shower ikintu cya mbere kiba kirimo n'ibyeri, ati tukinywera tukanirira, ntabwo bibujijwe. Ariko groom shower ya Josh Ishimwe nta nzoga yahakandagira, nta niyo nahabonye koko ni ji na fanta. Groom shower namwe mugiye kujya muzitegurira abasore b'Abanyarwanda hirya no hino, mujye muzitegura uko mubishaka. Niba nywa inzoga mushyiremo inzoga, niba nywa fanta rwose muzishyiremo, niba nywa amazi muyashyiremo, mbese kiba ari ikirori. Hari aho nabonye bashyiramo n'udushoka, bagashyiramo n'inkwi, imirimo yose umuhungu nyine agiye kujya akora nk'umugabo umutware w'urugo. Muri decoration biba bigaragara nk'uko umugore nawe bamuzanira izo mpano zitandukanye zimwibutsa inshingano agiye kujyamo. Na Josh Ishimwe nabonye bamuzaniye impano zitandukanye zimwibutsa inshingano zimutegereje nk'umugabo, nk'umutware w'urugo, umutware w'umuryango. Josh Ishimwe rero ubwo rero groom shower abantu namwe mugiye kujya muzitegurira abasore rwose, mujye muhategurira impano nk'uko natwe dutegura bridal shower. Aba ari female friends, abadamu n'abakobwa baje gufasha umukobwa gusezera ku bukumi bwe. Namwe rero mugiye kujya mukora ibi birori bya groom shower, mufasha abasore gusezera ku busore bwabo, ku bugimbi bwabo, ku buseribateri bwabo. Uko nabibonye kwa Josh Ishimwe nuko bisaba gutegura nyine ikirori kirimo ibintu bifatika, ukamuzanira ibintu azakenera muri ubwo buzima bushyashya agiye kwinjiramo: amapasi, amafirigo, ibitanda, intebe, salo, saramanje, tusa. Ibyo bintu byose nk'uko natwe tujya twikora nyine abadamu n'abakobwa muri bridal shower, umukobwa tumufasha gusezera ubukumi bwe,
n'abasore n'abagabo b'inshuti z'umusore ugiye kurongora nabonye ariko bari kubigenza, nabo bagategura impano ndetse n'inama. Hari abasore baba bari aho nyine ari abatipe bibereye aho ngaho gusa, ariko baba bakeneye ziriya nama zo kubafasha kumenya ubuzima bagiye kwinjiramo, gutandukana n'ibigare, niba wakundaga agatamu ukamenya ukuntu ukamoderetinga, ukuntu ugiye kubimanaginga neza ku buryo bidahungabanya umugeni wawe, urugo rwawe, bitazabangamira imibereho myiza y'abana muzabyara, uko sevingi y'amafaranga, imitungo muhuriyeho, wenda uko mugiye kugura ibibanza, uko mugiye kubaka inzu, uko mugiye gufata amalonzi, ukuntu mugiye gufata inguzanyo, ukuntu icyo gihe bigenda iyo muba muri babiri, kuko umenyereye kubikora wenyine. Nabonye arizo nama bahaga Josh Ishimwe. Ubwo namwe mugiye kujya mutegura amagurumushawa musezera ku basore, namwe rwose nabonye ari ibintu biba biryoshye bimeze neza. Ni ikirori cyiza kukimisinga n'ukunyagwa zigahera. Za shawa rero zimaze kuba nyinshi, habaye bridal shower ku bakobwa, groom shower ku bahungu, hari na baby shower. Iyo ugiye kubyara umwana, abadamu baraza n'abakobwa bakagufasha kwitegura kwakira umwana. Icyo gihe bazana impano nyinshi zijyanye n'ibintu by'abana nyine, ibigoma, amaranje, amapamperisi, amabase, amateremusi kuko uba uzanywa ibikoma, bakaguhahira. Urumva baba bateguye n'agakeke kuri baby shower. Ariko nanone dekorasiyo iba itandukanye. Iyo uzabyara umuhungu haba higanjemo ubururu, iyo uzabyara umukobwa haba higanjemo pink n'umweru, birumvikana. Ubwo rero na gurumushawa nabonye mukoresha amabara umuhondo, umukara cyangwa ubururu na beige n'umweru. Ibi ni ibirori tugiye kujya twitabira dusharamye rwose, tumeze neza, kandi biranakwiye rwose. Iki cyiciro cy'ubudehe kukivamo, iki cyiciro cy'ubuzima kukivamo, kuva mu buseribateri ukaba umuntu uri married, haba hakwiye kuba ikirori nk'iki. Ubundi abagabo nuko batajyaga bakunda kubyita gurumushawa, ariko bakunda gufatanya n'umusore bucya ari burongore, bakarara bataramanye, abasoma akabyeri bakagasoma, bakamufasha ngo guhamba ubuseribateri, niko babyitaga. Ariko ibyo biba bucya, ubukwe buba bitandukanye rero na gurumushawa. Gurumushawa bayitegurira ku itariki bashatse kugira baboneye. Iyi gurumushawa ntabwo ikuraho n'ubundi wa muhango mujya mukora wo gutaramira umusore wo guhamba ubuseribateri. Gurumushawa ishobora no kuba na mbere, atari no mu cyumweru ubukwe buzabamo, ariko hagashya hagakongoka, guys, bahanzi bakaza, abacuranzi bakaza, umuziki abantu bakawuceka. Urumva nk'abantu nk'abatwebwe tuba dufite ibirarane by'umuziki, ibirarane byo kubyina, muri izi shawazi ziri kurushaho kwiyongera. Mujye mudutumira tuhatwike, hashya hakongoke, tubyine, twishimire ko Imana yaduhaye abana bakaba bakuze, bageze mu cyiciro cyo kugera ikirenge mu cyacu, bashyingirwa, babyara, tubona abuzukuru, tubona abuzukuruza, tubona umuvivi. Ubwo rero Josh Ishimwe, felicitation rwose, Imana igushyigikire. Big Grace TV turagushyigikiye, tukuri inyuma. Nyagasani muri kumwe, wahisemo neza guhitamo umukobwa ushima Imana, usenga Imana, w'umukristu, wubaha Imana. Hari igihe abantu bakora mariage ukabona bakoze mariage iri mixte. Ntabwo ibintu by'amadini byubakiraho, sinanabitindaho, ariko iyo mwananiwe guhuriza ku idini rimwe, biragora mu kuyobora abana banyu mu by'iyobokamana, kandi namwe ubwanyu mutahuza amadini mwanyujemo umurongo wo kwemera Imana. Ariko Josh Ishimwe n'umukobwa w'inshuti ye bagiye gukora ubukwe, babyumva kimwe. Imana ishimwe, ahangaha bihita byoroha, abana bahita bafatiraho. Nta bya mariage mixte rero, muzakora ubukwe mubihuje byose. Imana ishimwe kandi Imana izabashyigikire. Gusa nk'uko nakomeje kubivuga, kugira Imana iya mbere mu byawe, mu mirimo yawe ukora buri munsi y'ubuhanzi, mu mirimo umugore wawe akora, ni byiza kandi nibyo byubaka. Mu nama baraye baguhaye Josh Ishimwe, nta kindi kiba kiri nyamukuru usibye kukubwira ko Imana ariyo yubaka, niyo ifasha umuntu kubaka urugo rw'amahoro. Urugo nubwo mwaba mufite ibya mirenge, mufite imodoka, umugore afite imodoka, umugabo afite imodoka, mufite amazu, muri etaje, muri mu biki, mufite n'ibirenze ibyo ngibyo, mufite imitungo yimukanwa n'itimukanwa,
ariko mu gihe urugo rwanyu rutarimo Kristo haba harimo hole, haba harimo icyobo kinini cyane, haba harimo ikintu kinini cyane muri kubura kugira ngo urugo rube rw'umugisha. Urugo rwubakiye ku Mana, rwubakiye ku Uwiteka ni rwo rugo ruramba. Kandi n'ubuzima ubwo ari bwo bwose waba ubayemo, n'ubwo waba ufite indege zingahe, n'ubwo waba ugize ute, nta Mana nta buzima. Warakoze Josh, ishimwe rero kubakira ubuzima bwawe ku Mana. Nyagasani nawe muri kumwe muri no ntambwe uteye, kandi tukwifurije byose byiza nka Big Grace TV. N'abandi basore bacu guru umushaho turi tayari kujya tuzitegura, tukaza tukabakorera decoration, tukabyina umuziki, tukarya n'utwo tunyama, amabrochette, tukanywa amafanta, tukanywa amaji, byose biba byateguwe kuko ni ikirori kiba cyateguwe guys. Noneho ibibazo ukuntu tujya tubitegura turi abadamu, ndetse tukanambara imyenda isa, n'abagabo nabonye bambaye imyenda isa. Kwa Josh ishimwe abagabo bari bambaye white, umweru. Ubwo rero iki kirori ntuzakimisingemo na rimwe inshuti yanjye. Josh ishimwe, congratulations. Nyagasani muri kumwe kandi wahisemo neza. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Guru umushawa, namwe mufatireho basore bacu, namwe mufite abasore bakuru benda kurushinga, ni mubategure guru umushawa, man shower, brodo shower cyangwa bro bath. Turabakunda, kora subscribe kuri no channel. Ni channel yaduhugurane, tuba tuhakubereye tukakugezaho amakuru turi mu bambere. Tuzicuza kuba mu muryango mugari wa Big Grace TV. Kanda kuri subscribe kandi no kuri yonzogera. Niba warigeze ubikora ntuzongere gukanda kuri subscribe, uyikandaho rimwe gusa biba bibaye, ubundi ukagira video yacu ikarangira, ukanayisharinga, ukanalikinga. Tujyanemo guys.